Mu mpera z'umwaka 2016 nibwo hatangiye kuvugwa iby'abanyarwanda bakorana n'imitwe y'iterabwoba nka Islamic State na Al-Shabaab. Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC usobanura ko imyitwarire y'ubutagondwa mu Rwanda ahanini yakwirakwijwe n'ikoranabuhanga. Gusa kuri ubu uyu muryango wemeza ko watangiye gahunda zirwanya iterabwoba ngo hibandwa ku rubyiruko nk'icyiciro kiganjemo abakoresha ikoranabuhanga. Cyane icyiciro cyari cyugarijwe cyane icyiciro cy'urubyiruko kuko ari nacyo gikorana n'ikoranabuhanga cyane. Ubwo rero nicyo twibanzeho, twahuguye urubyiruko rwinshi mu turere twose mu gihugu hose, hakozwe gahunda nyinshi cyane z'amahugurwa n'ibiganiro bitandukanye. Ikindi twashyizeho anti-terror clubs, bivuga ngo muri buri karere abayobozi bahagarariye urubyiruko ku rwego rw'akarere mu rwego rw'idini bose twashyizeho ku rwego rw'akarere ihuriro cyangwa se anti-terror clubs, amahuriro ashinzwe kurwanya ibitekerezo by'ubutagondwa no gukumira n'ibikorwa by'iterabwoba mu rubyiruko kugira ngo rurusheho gukurikirana iki kibazo. Hanyuma ikindi n'ingamba dufite nk'umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda ni ugufatanya n'inzego z'umutekano. Ikindi hari gukurikirana abana b'Abayisilamu bajya kwiga hanze, aho ajya kwiga agiyeyo tukamenya ngo ese ishuri agiye kwiga rifite ubuziranenge buhe. Gukekwaho ibikorwa by'iterabwoba mu Rwanda byaviriyemo bamwe gupfa, abandi barakomereka barashwe n'inzego z'umutekano, barimo 5 barasiwe mu kagari ka Nyange, umurenge wa Bugarama mu karere ka Rusizi, aho 3 bahise bapfa abandi 2 bagakomereka. Hari ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 8 mwaka wa 2016. Magingaya hari n'abandi basilamu 40 inkiko zikurikiranyeho iterabwoba. Ubuyobozi bw'umuryango w'abasilamu mu Rwanda buvuga ko bwanatangiye kugenzura inkunga ziva mu bafatanyabikorwa nyuma yo gusanga nazo ngo zakwifashishwa mu gukwirakwiza no gushyigikira iterabwoba mu Rwanda. Ni gute umuntu avuga ko agiye kugenera umutungo uzamura ibiro by'abanyarwanda, ntashake kumenya umutungo azagena ukungana, ntanashaka no kukwereka naho ukomoka. Ibyo rero nanone ni mubireba neza murasanga ku mikorere myiza nta buyobozi bufite ibiro myiza bwabyishimira. Kuvuga ngo umuntu aragena ikintu utazi, nta nubwo uzi naho gituruka, gishobora kuba gitarimo na gahunda nziza. Nta n'umuyoboye ko hano kuri iyi si hari abashobora gukoresha iyo nzira bagatanga umutungo bagamije ikibi. Iyo rero nta buyobozi bari bwabigenzuye ngo bivuga ngo ariko ubundi umutungo tugenera uraturuka hehe. Abagira neza bacu tubamenye bitwaye iki, twambira tuti tumenye ko hari umugira neza ugiye kudufasha, tukamenya na icyo bita profile ye, ni umuntu ukomoka aha, ni umuntu w'inyangamugayo hanaturuka kandi yatugeneye iki. Ibyo ntabwo byo ari byiza. Kuri ubu inyinshi mu mpinduka ziri mu mikorere y'idini ya Isilamu mu Rwanda ntizivugwaho rumwe, kuko hari abasanga bigamije kwiharira inyungu z'ubukungu. Ubuyobozi bw'umuryango w'abasilamu mu Rwanda buvuga ko ibibazo byose bihurimo bizaganirwaho bikanahabwa umurongo mu nama yitezwe ku cyumweru tariki ya 18 z'uku kwezi kwa 6 i Kigali. Inama ngo izaba ifite insanganyamatsiko igira iti twubake umuryango w'abayisilamu mu Rwanda dusigasira ibyagezweho duharanira iterambere rirambye.